Ese ko naguze ubutaka muri za 2008 nkagura ubutaka muri za 2010 muri za 2013, ese ngewe ibintu byo kujya gukorera amasezerano kwa noteri byarandebaga? Uyu munsi muri kino kiganiro tugiye kureba ese ubundi muntu waguraga ubutaka muri za 2008, muri za 2009, za 2010 na 11 na 2, ese ni irihe tegeko ryamugengaga? Icyo gihe itegeko ryari rihari ryateganyaga iki ku bijyanye no kugura ubutaka? Ese naryo ryateganyaga ko amasezerano y'ubugure bw'ubutaka akorera imbere ya noteri, cyangwa hari icyo iryo teka ryateganyaga? Ibyo ni byo tugiye kureba muri kino kiganiro. Ngiye kukigira gito cyane kugira ngo mubyumve, mubisobanukirwe, ibi bintu tubishyireho umucyo kugira ngo abantu benshi batazajya bakomeza kubibaza cyane. Tugiye kureba iteka rya 2008 mu ngingo yaryo ya 34, ni iteka rya minisitiri yashyizeho. Iyo ngingo ya 34 ivuga ku byerekeye ihererekanya rishingiye ku masezerano yo kwegurira undi ibintu. Iyi ngingo ivuga gute rero? Iyi ngingo iravuga ngo ihererekanya rishingiye ku masezerano yo kwegurira undi ibintu ntirishobora gukorwa iyo amasezerano rishingiyeho atakozwe mu buryo bw'inyandiko y'umwimerere. Icyo gihe hari ifishi yari yarashyizweho yateganyijwe ku mugereka w'iri teka yagombaga gukoreshwa nk'amasezerano yo kwegurira undi ibintu. Iri teka nanone rirakomeza rikavuga ngo amasezerano yo kwegurira undi ibintu yashoboraga gukorerwa imbere y'umubitsi w'inyandiko z'ubutaka, abikorera inyandiko mbere yo kubyandika. Icyo gihe umubitsi w'inyandiko z'ubutaka yakoraga inyandiko gusa nyuma y'aho aboneye icyemezo cy'ubyeguriye undi, kandi amaze kumenya neza umwirondoro n'ubushobozi bw'abagiranye amasezerano. Ikintu mucyumve neza, iyo amasezerano yegurira undi ibintu yakorerwaga imbere y'umutegetsi mu Rwanda cyangwa mu mahanga, inyandiko y'ayo masezerano yashyikirizwaga umubitsi cyangwa umubitsi wungirije mu nyandiko y'umwimerere, cyangwa se kopi yayo yemejwe ko ihuye nayo. Ibi bintu mubyumve, umuntu utarakurikije ibi bintu icyo gihe yakoraga amakosa. Umubitsi cyangwa umubitsi wungirije yagombaga kubona gihamya ko iyo nyandiko ifite agaciro. Iyo byabaga ngombwa, yasabaga ko bisinyirwa n'umutegetsi ushinzwe kwemeza agaciro kayo. Ihererekanya rishingiye ku manza ryakorwaga gusa iyo izo manza zaciwe burundu, zikaba zitari zigishoboye kujuririrwa. Ibi bintu tubisobanukirwe neza. Kuva muri 2008 iteka rya minisitiri mu ngingo yaryo ya 34 ryarabisobanuraga, rikasobanura ko hari ifishi yuzuzwaga, akaba ari nayo nyandiko y'umwimerere yakorwaga yo kuba ubwo butaka bwaragombaga kuba bwakegurirwa undi. Bivuze ngo amasezerano asanzwe yo mu cyaro yakorwaga ntabwo yashoboraga kuba yatuma ubasha kubona ihererekanya, kuko ayo masezerano ntabwo yari inyandiko y'umwimerere. Bisobanuye ko umuntu waguze ubutaka kuva muri za 2008 yagombaga kuba yarakurikije izo procedure akagurisha ubutaka muri ubwo buryo, hakoreshejwe inyandiko y'umwimerere, huzuzwa iyo fishi. Umuntu utarabikoze muri ubwo buryo akaba atarabonye invitation, nawe byakitwa ko amasezerano y'ubugure afite ari amasezerano yakozwe mu buryo budakurikije amategeko. Ibi rero ni uburangare bwagiye bubaho, kuko abantu benshi muri za 2008, 2010 mwese byari itegeko ko wagombaga kuba warafashe ubutaka ukajya kububaruza. Niba waranabuguze hakaba ngombwa ko wuzuza izo fishi kugira ngo iryo hererekanya rikorwe. Ndumva dushyize umucyo ku bantu bari bafite iki kibazo
ndetse niba ufite ikibazo cyangwa hari ubusobanuro wifuza ko tuguhereza bujyanye n'iki kiganiro tumaze gukora, watwandikira kuri iyo nimero iri aho hasi. Murakoze, mugire ibihe byiza.